uyu mugabo niwe wavuze ngo niba ubona ikintu kidakwiriye ukabona kirabogamye, ufite inshingano zo kugira ikintu bikoraho. Burya umuntu ubona ikintu kibogamye agatuza, kuri Lewis ni ikigwari. Niba ubona ikintu kidakwiriye ukabona kirabogamye, ufite inshingano zo kugira ikintu bikoraho. Yaravuze ngo nta muntu w'umuziranenge ubaho, ntawe udakosa. Niyo mpamvu ikaramu y'igiti igira goma. Niyo mpamvu uzabona ikaramu y'igiti nayo ifite goma, kuko ishobora kwandika amafuti. Nta muntu w'umuziranenge ubaho, nta muntu udakosa. N'ikaramu y'igiti igira goma. Kuba ukosa ntabwo ari ikibazo, ikibazo ni ukudakuramo isomo. Niba uhora usubiramo ikosa buri gihe, iryo ntabwo riba rikiri ikosa, ahubwo uba warabigize amahitamo. Kuba ukosa si ikibazo, ikibazo ni ukudakuramo isomo. Niba uhora usubiramo ikosa rimwe buri gihe, iryo ntabwo riba rikiri ikosa, ahubwo uba warabigize amahitamo. Yaravuze ngo nta mpamvu n'imwe zo kurya iminwa igihe cyose ushaka kuvuga ibyo wemera. Ntugatinye kuvuga ibyo wemera. Igeze kuvuga ngo ntabwo ari twe twahisemo igihe, ahubwo igihe nicyo cyaduhisemo. Ntukitotombere ibintu udafite ikintu wabihinduraho. Igihe urimo niba kikugoye, nuko nyine cyabihisemo. Ntukakitotombere, ntabwo ari wowe wagihisemo, ahubwo nicyo cyaguhisemo. Yaravuze ngo ntugacogore, ntukemere kurekeraho. Komeza kwizera kandi amaso yawe ujye uyahanga inyungu. Ujye uhora uyahanze ibihembo bizava mu kudacogora. Burya nujya gucika intege ujye wibuka akamaro n'uburyohe bw'umusaruro wari bukuremo iyo uramuka ukomeje urugendo. Iyi ni formule ikomeye cyane. Mbere yo gucika intege jya ubanza wibuke yuko iyo ukomeza urugendo hari inyungu wari gukuramo. Iyo wihangana gato, iyo ubyongera andi mahirwe rimwe gusa, hari inyungu wari gukuramo. Wowe amaso yawe ujye uhora uyahanze agaciro, ujye uhora uyahanze ibihembo, inyungu, umusaruro, kurusha uko wayahanga imbogamizi. Ushobora kuba uri mu murima uri guhinga, amaso yawe yahanga igihe uzasarura, ukuntu bizaba bimeze wasaruye. Ntugacike intege. Lewis yaravuze ngo ikintu nzi neza ni kimwe, ni nacyo buri wese uri gukina umukino w'ubuzima yagashimangiye. Nizera ko umunsi umwe byose bizashira. Burya ibintu byose aba ari ikibazo cy'igihe. Uko byasobana kose aba ari ikibazo cy'igihe. Igihe nicyo cyiza bigasobana, niyo kigeze birasobanuka. Uko byasobana kose ujye wisekera, aba ari ikibazo cy'igihe. Igihe kizabisobanura. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye. Iyo udakoresheje amabuye ngo uyahagarareho, birangira uyasitayeho. Burya mu bunyerere amabuye urayakoresha ukayahagararaho ukambuka. Iyo utabashije kuyakoresha uyasitaraho. Uku ni nako ubuzima bumeze. Ibibazo iyo utabikoresheje, imbogamizi, ibicantege, iyo utabibyaje umusaruro birakugusha. Burya ibintu bigukomerera mu buzima nibyo byakagutera imbaraga. Ibitakwishe bikagutera imbaraga, ukabikoresha bikamera nko kundi uhagarara ku mabuye uri kwambuka nk'umugezi. Iyo udakoresheje amabuye ngo uyahagarareho wambuke, uyasitaraho ukagwa mu mugezi. Nuko nguko bimeze. Hanyuma Lewis yaravuze ngo abantu bashyira mu gaciro nibo bonyine bazi imbaraga ziva mu gukorera hamwe. Nibyo mpora mbabwira ngo isi irabogama iyo uri nyakamwe, iyo wigize nyakamwe, ariko iyo muri kumwe murayivunjira bigakunda. Abantu bashyira mu gaciro nibo bonyine bazi imbaraga ziva mu gukorera hamwe. Impamvu utajya ukorana n'abandi rimwe na rimwe hari igihe udashyira mu gaciro mu buryo bwimbitse. Uyu mugabo yaravuze ngo urugamba turwana ntabwo ari urugamba rumara iminsi mike, cyangwa se ngo rumara ibyumweru bike, yemwe nta nubwo rumara imyaka mike. Ni urugamba rw'ubuzima bwose. Muri uru rugamba igihe kimwe uzatsinda, ikindi gihe uzatsindwa, ariko uko ibihe bizaba bimeze kose uzirinde gucika intege. Muri uru rugamba kandi hazabaho kugwa, ariko uzirinde kurambarara mpaka kukuka kawe ka nyuma. Nibyo mpora mbabwira ngo guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda. Ni urugamba upfa kuba warageze ku isi ugisohoka mu nda ya nyoko. Urugamba atari warwinjiye, umusaraba watangiye kuwikorera. Nuko nguko ni urugamba rudasaba iminsi mike, rudasaba ibyumweru bike, nta nubwo rumara imyaka mike. Ni urugamba rw'ubuzima bwose ugomba guhora usaza imigeri, n'ubundi ariko bikarangira utsinzwe.
ariko iyo udasazije imigeri noneho upfa uhagaze. Ni urugamba, hazabaho imbogamizi nyinshi. Ubuzima bwose uzaba ubamo ntuzabura ibintu bizakugora, waba uri umukire waba uri umukene, ariko uzazirikane ko ari urugamba rw'ubuzima bwose. Ni urugamba ugomba kubamo, niyo mpamvu ugomba kwiyakira ukabaho wishimiye kubaho, kabone n'ubwo ibibazo bitabura. Hanyuma Lewis yaravuze ngo mu nkuru zose nasomye, iyanyubatse kurusha zose ni iy'ibikeri bibiri. Ibikeri bibiri byaguye mu gikombe cyuzuye amavuta. Igikeri kimwe ntikigeze kigira ubwoba, ahubwo cyaratuje, kiraruhuka, yewe kirasinzira. Uko kiryamiye aho ngaho niko cyari gitaga, kigeraho kirarohama kirapfa. Mu gihe ikindi gikeri cyo cyagize ubwoba bwinshi, giteragura imigeri hirya no hino, ya mavuta arashyuha arayaga, kibona ukuntu gisimbuka kivamo. Iri ni isomo rikomeye ry'ubuzima. Ubuzima ni uguhatana, ubuzima no gusaza imigeri, kabone n'ubwo ari umukino utazigera dutsinda, ariko ibibazo ntibigatuma utuza ngo wiyange wumve byararangiye, wumve wowe igeno ryawe ni ibibazo, ni ukubaho ukennye mpaka upfuye. Hoya hoya, hatana, saza imigeri nka cya gikeri, amaherezo amavuta azayaga, ubone ukuntu usimbuka uve mu gikombe cy'ibibazo cy'ingorane cy'ubukene. Lewis yaravuze ngo niba utabasha kwihanganira ibintu bito, uratekereza ko uzabasha kwihanganira ibintu binini? Arongera avuga ngo ibintu biraza ubundi bikagenda, abantu nabo baraza bakongera bakagenda, ariko igihe cyose ugihumeka ubuzima bwo ntabwo bujya buza ngo bwongere bugende. Iyo bugiye biba birangiye. Niyo mpamvu ugomba kubukoresha neza mu gihe ukiri ku isi, ntukabushyire mu kaga hejuru y'ubusa. Yaravuze ngo isomo rikomeye wakwigira muri ubu buzima nuko ibigushimisha ari byo biriza abandi, ibikubabaza bigashimisha abandi, ibikunaniza byorohereza abandi, ibikugoye byorohera abandi, ibyo uriramo n'ibya ndimo nababwira ngo nibyo abandi baririra. Niyo mpamvu babwira ngo nta buzima busa, ibyo uharanira kugeraho abandi babiganyiramo. Ugasanga umuntu arimo araganya, abayeho kuri, ariko wowe ugasanga uhora urira wifuza kubaho nkawe. Lewis yaravuze ngo niwita cyane ku bibazo uzahorana imyaku, ariko niwita cyane ku bisubizo amahirwe azagukurikira. Burya mu buzima jya wita ku bisubizo kurusha uko wita ku bibazo. Hari abantu bamara imyaka yabo yose bita ku bibazo, bahora baganya, atanashaka n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ahubwo akumva ni umunyabibazo, yari yakiriye byararangiye. Mu magambo yose Lewis yavuze nasoreza kuri aya ngaya. Yaravuze ngo burya kubabara ni kimwe mu bice bigize uruziga rw'ubuzima, ariko guhangayika no kwibuza ibyishimo kubera ibikubabaza byo ni amahitamo. Kubabara ni ahantu uzabihungira, ni igice cy'ubuzima nyine ugomba kukibamo, ariko gutindana umubabaro no kuzahazwa nawo ku ruhande rumwe niwo ubihitamo. Hahirwa abahitamo kwishima nk'amahitamo, kabone n'ubwo ibibazo bitabura. Hanyuma Lewis yavuze ijambo rikomeye cyane ngo nta muntu muto ku buryo atakugira inama, nta n'umuntu mukuru ku buryo atakoshya. Ujye wirinda gucira abantu urubanza ukurikije uko babona. Nta muntu muto ku buryo utamwigiraho isomo, nta n'umuntu mukuru ku buryo atakoshya. Nibyo arimo arambabwira ngo mu bantu bose harimo abantu bose, abakugirira neza n'abakugirira nabi. Ntugacire urubanza abantu ukurikije uko babona cyangwa se uko batekereza. Aya ni amagambo yavuzwe n'umuhanga cyane witwa Lewis.